Abayo TV. Wangiriye neza. Ntawe urabibona rwose. Nabandi barabibona kabisa. Waranyubakiye. Nari ntuye mu Nyakatsi. Imvura ikanyagira ndi mu gikuku. Yo bana. None navuye mu gikuku naje mu mujyi. None ejo bundi rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndi n'umupfakazi wana. Abana batandatu. Jewe ndi satani. Satani ya moya. Umuntu wara mwikanisa buri munsi mbaye satani. Ya moya. Ariko none abantu bazanye n'ukuri. Hari uyu nguyu wanga izintuza wawe uri ushaka kunkubita, yankubita nabibonye. Nawe se wankubita none. Niko tufata umuhayeho kawe tumuhari. Hano tuzita imbwe bw'umwana yagishuje mu amanota. Satani nimbi. Nabita. Ayima. Uri cyata. Ikintu gikuru nkayo kiza kikobana. Ko gisa. Uramwaza jewe. Oye no murozi waje uramuhimye nyi. Saha turimanganya neza. Sawa. Utubwira ngo ubukwe nguzabanza ngo ngubone ngo uburyo bwo kutunga urugo niki. Ariko tuganira gushize twumva ko umuntu ugiye gushakana no umuntu ufite ukuntu yishoboye. Oya, uwo muntu ufite uko yishoboye arahari. Ariko uburyo yitwaramo ngiye ntabwo urumva ashaka kunshyira kuri stress cyane. Ni nk'abo bambwira ngo uganira kuri ibi nanga umuntu ushyira kuri stress mu buzima bwanjye kabisa. Stress nifite zirahagije, anabatazezi bazaperereze barebe ndi umuntu wuzuye stress. Kugira ngo rero umbwire buri gitondo buri nimugoroba waraye waramutse ndagukunda, subiramo uvuge ngo ndagukunda, ibyo bintu ntabwo ngiye nshobora kubishobora kabisa. Ngo subiramo bikaba nk'isengesho ntabwo ndagukunda. Ngo njya ngo ngere ubivuge ibyo. Cyane mutabimenyereye ariko ni ntabyo menyereye ariko numva ntazapfa no kubimenyera biraruhije kabisa. Umuntu ngo ndagukunda ariko wa mbere ukabikora kugera kwa gatandatu akikubaza ngo iki ngo ndagukunda koko urumva ibyo bintu ari ibintu bye ntabwo byaye ibintu by'umuntu w'umugabo wifitiye ibindi bibazo ufite ibindi bimuhangayikishije. Umeze utese ndakuratse huza abandi mukomeze mufate nakoze kandi nakucike ntabaki tagenda nawe urabizi gahunda fasha nyangara amakirambi yanjye yananiye yanze gushaka umugore ngo ngira abana n'abuzukuru umva mufate mukubite igitofu ndumuze ntago byumvisha seri yabo umugore wawe cyaba kiri mushyitsi n'ibiganza byombi kandi ucyo iya mbere ari inkanga zayo ni inturire bakirije inturire n'izina ry'Imana gakutwe ngo ntabwo uri inturi ndi inturo ntabwo uri inturo n'ukuri ukomera intango abahungu banjye babikoze neza rwose. Iyi ni imfura yanjye yitwa Runihura bamuzanye nga nihishe akubwiye murama wawe ariko nitwa Runihura Elifazi uyu ni umukurikira yitwa Ruterana sigaga biteye mu rugo. Oya ndagapfa iki gihe bashinze umutwe mu nzu. Oya we n'abasore bamwitoreza he ntabwo twitoza ntabwo ariko kagora nabacira imigani umukobwa wawe niwe bagemurira umaze kwitoza. Oya mbere gakiringa garcamanyuka kundabana kanga bukore ndamugara ginyama yereka Sofia ore Kagame yatuzaniye iterambere gakiringa reka mbyina numva ndushye kubaga tuzasigara dukubita mbumurabyo mbe ni bagenza aba byose nge mbumurabyo pam nanakubita. Haleluya mavuta barabagabo ni bahumure baruhuke barakoze hari nabandi bagabo ba Eliya barakoze batuze ba Dawidi barakoze batuze ba Dorokasi batuze ba Debora batuze ndahari icyuho cyabo nikizagaragara nzajya nemera mbumurabyo mbe ni nkuba ndabya nkubita. Erega wikurirwa wigora twageze. Eganya ndi muzima ntabakinishaga. Erega natwe ntitutwara abapfu dutwara abazima.
ndabikunze cyane. Ngo iki? Oya. None se kujya kwambara ubusa? Kujya kuvanamo imyenda? Nose sheri ndabikora twambaye imyenda. Nose byo kwambara ubusa ntago birimo. Ya ambara tuzabikora ubutaha. Oya ibyo ntago byari birimo. Ambara utahe imvura itakunyagira ngo bikagukubita. Ako sheri nukuri kumbwira? Oya nyina bose wabwira wanyu Ika bolole nipate faranga yangu bolole. Hawezi kufa na faranga yangu kama nikifo kwa bolole. Hawezi kufa faranga yangu. Makuta yetu papa iko na makuta ya mingi. Bolole nipate makuta yangu bwana. Ama bolole. Sasa kama mwiko na makuta yenu mimi nifanye hasa je? Anipatie faranga yangu njoo akufe bwana. Nipatie faranga yangu kisha ukufe bwana. Hawezi na faranga yangu bolole nipatie faranga yangu mie. Imana ubundi ni Imana itagaragara ariko ikora ibintu bigaragara. Ukuboko kwayo ntikugaragara ariko gukora ibigaragara. Buri muntu tumuhaye ijambo akavuga yatubwira ibintu Imana yakoze. Nyamara mu myaka maze avutse ntago barahura imbona nkubone. Nubyibuka uzasanga mu rubanza mu rukiko niyabonetse nk'umwavoka cyangwa umucamanza ariko yararuciye utahana insinzi. Nubyibuka mu bupfubyi niyigeze igaragara nka papa na mama ariko yarakureze urakura uriga. Nubyibuka uzasanga yaraguhaye urubyaro. Birasaba ko tugira ihishurirwa tukarenza amaso ibyo abantu babona mbega tukareba ibyo batabona kuko nibyo by'ubwenge. Zakwijyanire usekera mwisi ngo washinyitse wakwicecekera ngo urasuzugura uvugira mwisi ngo washakuje wabireka nabyo ngo ugira umujinya ubyibuhira mwisi ngo ingurube irahise wakwinanukira ngo kanduye sida wasiwe buryo uri nta munoza nari umwana nananiye ababyeyi mfite imyaka 9 hanyuma 12 nibwo ninjiye umuhanda mvuka hariya mu Gasyata aho bita mu Kiderenga. Hanyuma rero nanira ababyeyi ndifura yabo ndagenda ninjira uwo muhanda hanyuma mpakora umwuga bita uburaya. Hanyuma rero uwo mwuga ndawukora ndi uwo mwana ababyeyi barakubita ndetse rimwe na rimwe baranicazaga bagahana ariko neza ndabananira. Ubwo urumva umwana w'imyaka 9 ari umwana muto cyane kugira ngo umve ko umwana w'imyaka 9 yabaye indaya. Birashoboka ibyo ngibyo byabayeho? Birashoboka abantu benshi bajya bibaza ukuntu ibyo bintu bishoboka ariko birashoboka biterwa na karitsiye abantu bakuriyemo. Iyo karitsiye y'Ikiderenga ni karitsiye mbi twajyaga kuvoma tugasanga bari gusambanira ku bibambasi ubuzu bw'indaya habaga ubuzu bw'indaya hari n'abajyaga gutega amaho muri utwo tubari uko rero tubihanze amaso tubireba twakuze dufite amatsiko yo kubikora. Niyo mpamvu rero ubwenge bwa mbere namenye nubwo gusaka umuhungu kugira ngo nkorere ibyo bintu nanjye nirwa ndeba maho ngaho mu Kiderenga ku myaka 9. Ku myaka 9. Ku myaka 9 ubwo nguwo ntabwo twavuga ko ari nko gufatwa ku ngufu cyangwa wari ubishyiriye? Ahubwo narabishyiriye. Bari abahungu b'abashumba bari batuye munsi y'iwacu ahantu hari ikiraro cy'umusaza umwitwaga Agustin Kinka. Ninjye wakinguye iwacu mu gicuku ndasohoka ndabasanga ndababwira ngo ndashaka ibinini ndabivuga mu izina. Hanyuma rero nyine urumva abahungu bari bagize amahirwe kuko bankoga n'urumogi bari bagize amahirwe. Niho hantu nigiye kunywa urumogi niho hantu nigiye umwuga w'uburaya. Kuva icyo gihe rero bamfatiraga mu bizu bituzuye aho hose mu bizu bituzuye ninde babonyemo ni nkuranga bahinaga mu kankuranga bakanyita nkuranga. None mbonye n'undi neruye mbonye harimo n'amafaranga nderura njya mu muhanda njya kuyakorera. Urumva wakoze uburayi ufite imyaka 9 kugeza ku myaka 15. Uri umwana muto cyane. Nari umwana muto. Abagabo bakwegeye ni nk'abangahe mwaryamanye? Icyo kibazo bakunze kukimbaza kuva natangira uyu murimo. Hari na radio imwe yigeze kuza mu rugo ndatekereza ko ari namwe mwayikoragamo. Mumbaza umubare ni kera. Mumbaza umubare nyine ndagenekereza ariko pe byarananiye kubara sinabara. Umugabo wanjye ni ujye ubabara akavuga ngo yabonanye n'abagore 213 ariko nge sinabishobora. Abantu benshi bajya bibaza birashoboka ko umukobwa wabaye indaya cyangwa umugore wabaye indaya ese yakwemera kubana n'umugabo umwe bikemera? Ariko n'ukuri birashoboka kuko njya nkunda kubabwira ngo cyakora ha amaraso atari nabambabeshye aha amaraso ya Yesu atari biragoye. Niyambuye umubiri uko